ahantu ku isi aho amakuru atagera uko yageze ahandi hose, aho kamera nyinshi z'isi zitabona byose, aho n'icyogajuru satellite kitareba mu buryo bwuzuye. Aho ni ahandi ni muri Korea ya Ruguru, kandi mu mutima w'iki gihugu hari umuntu umwe benshi bita umunyagitugu, umuyobozi ndetse akaba ikimenyetso cy'imbaraga zose. Uwo ni Kim Jong Un, ariko ikibazo siwe gusa ahubwo n'ibyo ayobora mu ibanga. Korea ya Ruguru ni igihugu gifite igisirikare cyubatswe ku ibanga, ku bwoba no ku ntego imwe yo kudatsindwa. Tekereza igihugu gito ku ikarita, ariko gifite misile zishobora kugera ku rundi ruhande rw'isi, gifite ingabo zibarirwa muri za miliyoni, kandi gifite intwari isi itazi neza uko zikora. Ese koko ni imbaraga nyazo cyangwa ni igihangange cyubatswe ku mayobera? Kugira ngo twumve imbaraga z'iki gihugu tugomba gusubira inyuma mu mateka yacyo. Intambara ya Korea yabaye hagati y'1950 n'1953 yasize igihugu kigabanyijemo ibice bibiri, amajyepfo n'amajyaruguru. Kuva icyo gihe Korea ya Ruguru yahisemo inzira itandukanye n'iy'isi yose, inzira yo kwigunga no kubaka igihugu gishingiye ku gisirikare. Muri iki gihugu igisirikare si igice cy'igihugu gusa, ahubwo ni inkingi y'ubuzima bwacyo bwose. Ariko kugira ngo twumve impamvu iki gisirikare gifatwa nk'igitinyitse cyane ku isi, tugomba kubanza kureba uko cyubatswe imbere mu gihugu, uburyo abasirikare b'iki gihugu batozwa, uburyo ubuyobozi babufata. Turareba kandi uburyo ubuyobozi bukora, n'impamvu iki gihugu kiri mu bya mbere bifite ingabo nyinshi ku isi. Iyo uvuze igisirikare cya Korea ya Ruguru hari ikintu kimwe gihita kiza mu mutwe mbere ya byose: ubwiru. Igisirikare cya Korea ya Ruguru si igisirikare kivugwa cyane nk'ikibindi bihugu, si igisirikare kigaragaza byose ku mugaragaro, ahubwo ni igisirikare cyubakiye ku kutamenyekana neza. Mu myaka myinshi ishize isi yagerageje kubasobanukirwa, ibihugu bikomeye byagerageje kubapima, amakuru menshi yarasohotse, ariko amenshi kurushaho yagizwe ibanga, kuko kugerageza kubegera niko barushaho kugutandukanya n'ukuri. Mu bihugu byinshi igisirikare kigira structure isobanutse: Air Force, Navy, Army n'ibindi. Ariko muri Korea ya Ruguru ibyo byose bihurizwa mu buryo bumwe, kontrole yuzuye iva hejuru cyane. Mbese ibi bivuze iki? Bivuze ko imbaraga zose z'igisirikare zitagenzurwa n'abantu benshi, ahubwo ziyoborwa n'ubuyobozi bumwe rukumbi. Ibi bituma igisirikare cyabo kitamera nk'ibindi, kuko aho abandi bagira decentralisation bo bafite centralisation ikabije. Mu mateka y'iki gihugu igisirikare ntabwo cyubatswe gusa kugira ngo kirinde igihugu, ahubwo cyubatswe kugira ngo kigire deterrence, ni ukuvuga imbaraga zituma abandi batabatera. Ariko ikibazo gikomeye ni iki: ese iyo deterrence ishingiye ku ibanga ibiteje imbere umutekano cyangwa itera ubwoba burenze? Hari ikintu abahanga mu bya Geopolitics bakunda kuvuga: ibyo utazi ku gihugu ukeka ko kikurusha imbaraga nibyo bigutera ubwoba kurusha ibyo uzi. Muri iyi documentary tugiye kwinjira mu bwami bwa Kim Jong Un, turebe igisirikare cye, turebe intwaro bavuga ko zihari, kandi turebe uburyo igihugu kimwe gishobora gutera ubwoba isi yose. Nk'ibisanzwe mugiye kubana na Ndayishimiye Jean Claude, ngira ngo usabe niba utarakora subscribe uyikore tujye dukomeza kubana umunsi ku wundi. Korea ya Ruguru ni kimwe mu bihugu bifite ingabo nyinshi ku isi ugereranyije n'ubunini bwayo. Bivugwa ko ifite abasirikare barenga miliyoni imwe mu ngabo zihora ziteguye, kandi abandi benshi bari mu myiteguro y'ubwiteganyirize. Ibi bituma igihugu kiba mu byo bita mass military system, aho abaturage benshi bashyirwa mu gisirikare cyangwa mu bikorwa bifitanye isano nacyo. Muri Korea ya Ruguru igisirikare si amahitamo, ahubwo ni inshingano buri muturage agomba kunyuramo. Abagabo benshi basabwa gukora service y'imyaka myinshi, mu gihe abagore nabo bashobora kwinjizwa mu bikorwa by'ingabo. Ibi bituma igihugu kigira abaturage benshi bamenyereye ubuzima bw'intambara kuva bakiri bato, aho niho ubuzima bw'umusirikare butangira guhinduka burundu. Training ya Korea ya Ruguru izwiho kuba ikomeye cyane, ishingiye kuri discipline ikabije, kwihangana no kumvira bidashidikanywaho. Abasirikare batozwa gukomeza gukora n'igihe imiterere igoye, mu bukonje bukabije, inzara n'imyitozo ikomeye. Intego si ugutozwa gusa, ni uguhindurwa umuntu witeguye gukora ibyo asabwa byose nta kibazo. Ariko igitangaje si imyitozo y'umubiri gusa, ni imyitozo y'umutwe n'imitekerereze. Abasirikare batozwa kuva bakiri bato kwizera ubuyobozi n'igihugu kurusha ikindi kintu cyose. Ubuyobozi bubifashisha mu buryo bw'imyigishirize na propaganda, bigatuma igisirikare kiba nk'icyerekezo cy'ubuzima bw'umuntu, si akazi gusa. Uretse abasirikare bakora buri munsi, hari n'abandi benshi bari muri reserve forces. Ibi bituma igihe habaye intambara igihugu gishobora gukoresha abaturage benshi cyane mu gihe gito. Ibi byose bituma Korea ya Ruguru iba igihugu aho umuturage wese ashobora kuba umusirikare igihe icyo ari cyo cyose. Ariko ingabo nyinshi si zo zonyine zituma igihugu gitera ubwoba. Hari ikindi gice gikomeye kirushijeho gutera impaka ku isi. Intwaro zayo za misile zishobora guhindura isura y'intambara mu masegonda make. Tumaze kubona igisirikare kinini, gikomeye kandi cyubakiye kuri discipline ikabije. Ariko hari ikintu kimwe kirenze byose kigira Korea ya Ruguru igihugu isi yose idakunda gufata uko yishakiye. Tekereza intwaro imwe ishobora kugenda ibihumbi by'ibirometero, igakubita igambiriye mu minota mike gusa. Nta ndege yihagarika, nta misile yayifata, kandi nta burinzi bw'isi bushobora gucomoka neza ngo buyifate igihe yatangiye kugenda. Izo ni misile zidasanzwe za Korea ya Ruguru. Mu myaka ishize Korea ya Ruguru yateje imbere urukurikirane rwa misile zitwa Hwasong. Izi si misile zisanzwe, ni intercontinental ballistic missiles (ICBM). Bivugwa ko zimwe muri zo zishobora kugera kure cyane, ku buryo zishobora kugera ku migabane iri kure cyane y'isi. Mbese ibi bivuze iki? Bivuze ko igihugu gito ku ikarita gishobora kugira ubushobozi bwo kugera ku bindi bihugu bikomeye cyane ku isi.
ariko imbaraga nyazo z'izi misile si ugukoreshwa, ahubwo ni ugutera ubwoba mbere y'uko zikoreshwa. Mu isi y'intambara ya none hari ikintu bita deterrence, ni ubushobozi bwo gutuma umwanzi atagutera kuko nawe ufite icyo atinya. Ariko si Hwasong gusa, hari n'urundi rwego rw'intwaro ruteje impaka kurushaho, Pukguksong missiles. Izi ni misile zishobora kuraswa zivuye mu masabumarine. Ibi bituma ziba intwaro zigoye cyane kumenya aho ziri, kandi zigatuma gusubiza igitero biba bigoye cyane. Iyo igihugu gifite misile zituruka ku butaka, hari uburyo ushobora kuzitahura cyangwa kuzifata hakiri kare. Ariko iyo zituruka mu mazi, ibyo bihindura byose kuko umwanzi atazi aho zitangirira cyangwa igihe zizarasirwa. Mu bihe bitandukanye, Korea ya Ruguru yakoze igeragezwa rya misile ryatumye isi yose yitaba ibibazo. Satelite, radari n'abasesenguzi b'isi yose bahita bakurikirana buri ntambwe yayo. Ikintu gitangaje ni iki, iyo misile imwe ishobora kuba atari intwaro gusa ahubwo ari ubutumwa. Ibi bituma Korea ya Ruguru itaba ikibazo cy'akarere gusa, ahubwo ihinduka ikibazo cy'isi yose. Ibihugu bikomeye byose bihora bikurikirana intambwe z'izo misile, kuko buri teste nshya ishobora guhindura ibarura ry'imbaraga ku isi. Ariko misile si igice cyose cy'ubwoba, hari ikindi kirenze ibi. Ni intwaro z'ubumara zishobora guhindura byose. Tumaze kubona misile zishobora kugera kure cyane zigatera ubwoba ku rwego mpuzamahanga, ariko hari ikintu kirenze izi misile, kikaba aricyo gituma Korea ya Ruguru iba igihugu kiganirwaho cyane kurusha ibindi byose ku isi. Tekereza intwaro imwe idakeneye kugera kure cyane ngo itere ubwoba, intwaro imwe ishobora guhindura isura y'intambara yose kandi igahindura uburinganire bw'imbaraga ku isi mu kanya gato. Izo ni intwaro za nuclear za Korea ya Ruguru. Intwaro za nuclear si intwaro zisanzwe z'amasasu cyangwa misile gusa, ahubwo ni urwego rwo hejuru rw'ubushobozi bw'intambara. Iyo igihugu gifite ubushobozi bwo kurema igisasu gifite ingufu zidasanzwe, gishobora gusenya ahantu hanini cyane mu kanya gato. Korea ya Ruguru ntabwo yubatse izi ntwaro ku mugaragaro, ahubwo zagiye zitegurwa mu buryo bw'ibanga rikomeye cyane. Hari ibice byinshi bivugwa ko biri munsi y'ubutaka, aho igeragezwa n'iterambere ry'izi ntwaro rikorwa mu ibanga ryuzuye. Mu bihe bitandukanye, Korea ya Ruguru yakoze igeragezwa rya nuclear ryatumye isi yose ihita ishyira amaso kuri yo. Iri geragezwa ryagaragaje ko igihugu kitagifite intwaro no, ahubwo cyinjiye mu rwego rw'ibihugu bifite ubushobozi bwo guhindura uburinganire bw'isi. Iyo igeragezwa nk'iri ribaye, isi yose ihita yinjira mu bihe by'ubwoba n'impaka. Ibihugu bikomeye bihita byongera ubwirinzi, amahoro mpuzamahanga agahita aganirwaho mu nama z'isi. Ariko intwaro za nuclear za Korea ya Ruguru ntizivugwa gusa nk'izikoreshwa, ahubwo zivugwa nk'izo gutera ubwoba mbere y'uko zikoreshwa. Ibi bituma Korea ya Ruguru itaba igihugu gisanzwe, ahubwo igahinduka kimwe mu bihugu bigira ijambo ku rwego rw'imbaraga z'isi. Nubwo ifite ubukungu butari bunini, ifite ikintu kimwe gikomeye kurusha byose: ubushobozi bwo gutera ubwoba ku rwego rw'isi. Hari ibice byinshi isi itazi neza, bikeka ko ariho habikwa cyangwa hakorerwa intwaro zayo zikomeye. Ibi bituma bigorana kumenya neza urwego nyarwo rw'ubushobozi bwayo, kandi ibyo ubwabyo bikongera ubwoba, kuko mu ntambara z'ubu icyo utazi nicyo gitera ubwoba kurusha icyo uzi. Hari abasesenguzi bavuga ko imbaraga za nuclear za Korea ya Ruguru zishobora kuba ari iza nyazo cyane, ariko uko byagenda kose hari ikintu kimwe kitagirwaho impaka: Korea ya Ruguru si igihugu cy'intwaro zisanzwe, ni igihugu cyinjiye mu rwego rw'intwaro zihindura amateka y'isi. Ariko saha birangirira, twabonye misile, nuclear power n'imbaraga z'ingabo ku butaka, ariko hari ikintu isi itagibona neza kandi cyubakiye mu ibanga kurusha ibindi byose. Tekereza igihugu kitubakiye hejuru gusa, ahubwo kikaba cyarubatse igice kinini cyacyo munsi y'ubutaka, aho indege zitabona, aho satelite zidahita zisobanukirwa byose, aho ibikorwa by'intambara bishobora gukorerwa mu ibanga ryuzuye. Ibi nibyo byitwa underground military system ya Korea ya Ruguru. Korea ya Ruguru bivugwa ko ifite urusobe runini rw'imiyoboro yo munsi y'ubutaka, irimo tunnels, bases n'inzira zihuza ibice by'ingabo zitandukanye. Ibi si ibintu byo kurinda gusa, ni uburyo bwo gutuma igihugu kibaho no mu gihe cy'intambara ikomeye. Impamvu z'izi tunnels si imwe gusa, ni ukurinda abayobozi b'ingabo, guhisha intwaro zikomeye, gukomeza ibikorwa mu gihe cy'igitero, no gutuma kandi igihugu kidahagarara. Hari ibivugwa ko hari ibirindiro byubatswe kure cyane mu misozi no munsi y'ubutaka, aho indege zitagwa kandi radari zitabona neza, kandi aho ibikorwa bya gisirikare bishobora gukomeza nubwo igihugu cyaba kiri mu ntambara ikomeye. Ibi bituma Korea ya Ruguru itarwana nk'ibindi bihugu, ahubwo igaragara nk'igihugu cyateguye ubuzima bw'intambara mbere y'uko ibaho. Mu by'ukuri ikintu gitangaje ni iki: igice kinini cy'izi nyubako ntikigaragara ku mashusho asanzwe. Satelite ishobora kubona hejuru, ariko munsi y'ubutaka ibintu bikomeza kubibanga. Ibi bituma abasesenguzi b'isi bagira ikibazo kimwe gikomeye: ese koko tuzi byose ku bushobozi bw'iki gihugu? Kuko mu ntambara y'ubu icyo utabona nicyo cyakugiraho ingaruka ikomeye kurusha icyo ubona. Underground system ituma igihugu kigira ubushobozi bwo kubika intwaro mu ibanga, gukomeza command structure n'igihe cy'ibitero, guhisha ibikorwa by'ingenzi, no gutungurana igihe icyo ari cyo cyose. Ariko nubwo ibi byose bitangaje, hari ikindi gice kirenze ibi, aho intambara itakiri ku butaka gusa, ahubwo ikaba no mu isi y'ikoranabuhanga n'amakuru y'ibanga. Tekereza intambara itarimo amasasu kandi itarimo misile zigaragara, ariko ikaba ishobora guhungabanya ibihugu bikomeye ku isi ikoresheje gusa ikoranabuhanga. Iyo ni isi ya cyber warfare. Cyber warfare ni intambara ikorerwa mu isi y'ikoranabuhanga, aho kurasa mu kirere cyangwa ku butaka, habaho kurwana mu makuru, systems n'imiyoboro ya digital. Korea ya Ruguru ivugwaho kugira itsinda ryihariye ry'abantu batojwe mu ikoranabuhanga,
abo bivugwa ko bashobora gukora ibikorwa byo kwinjira muri systeme z'ibindi bihugu, bank systems, companies n'imitwe y'ingabo. Ibi bituma intambara itaboneka gusa ku butaka, ahubwo igahinduka intambara yihishe mu murongo wa internet. Ikintu gitangaje nuko Korea ya Ruguru itarwana nk'ibihugu bikomeye, ahubwo ikoresha uburyo bita asymmetric warfare, bivuze kurwana ukoresheje uburyo butunguranye butagereranywa n'ubwa adversaire. Mu isi ya none amakuru ni imbaraga, niyo mpamvu intambara ya cyber iba ikomeye, kuko ishobora kugira ingaruka ku bukungu, umutekano n'imiyoborere y'igihugu. Kandi ikibazo gikomeye ni kimwe, iyi ntambara ntibonwa n'amaso, ntiwumva amajwi yayo, ariko ingaruka zayo zishobora kuba nini cyane. Uretse cyber warfare, hari n'undi murongo w'intambara ukorerwa mu ibanga, intelligence operations, aho amakuru, igenzura n'ibanga bigira uruhare rukomeye. Ibi bituma Korea ya Ruguru igira uburyo bwo kumenya byinshi ku isi, mu gihe ibindi bihugu bishobora kutamenya neza ibibera imbere yayo. Ariko ibi byose ntibirangiriraho, kuko iyo dushyize hamwe misile, ni nuclear, underground system na cyber warfare, tubona ishusho yuzuye y'uburyo igihugu kimwe gishobora kugira impact ku isi yose. Tumaze kubona igihugu cyubakiye ku gisirikare, misile, nuclear power, ku butaka bwihishe no ku ntambara y'ikoranabuhanga. Ariko ikibazo gikomeye kiracyari kimwe, kuki Korea ya Ruguru iba ikibazo gikomeye ku isi yose nubwo atari igihugu kinini mu bukungu. Mu isi y'ubu imbaraga si ubunini bw'igihugu gusa, ahubwo ni ubushobozi bwo gutera ubwoba no guhindura uburinganire bw'imbaraga mu kanya gato. Niyo mpamvu ibihugu bikomeye bihora bikurikirana buri ntambwe ya Korea ya Ruguru, buri misile igeragejwe, kandi buri gikorwa cya gisirikare gihita gituma isi yose igira impaka z'umutekano. Mu by'ukuri igitangaje ni iki, nubwo Korea ya Ruguru ifite ibibazo byinshi by'ubukungu, ifite ikintu kimwe gikomeye cyane kurusha byose, impact ku mutekano mpuzamahanga. Imbaraga zayo si intwaro gusa, ni uburyo ituma isi yose ihora iyitekerezaho. Mu by'ukuri Korea ya Ruguru si igihugu gisanzwe ku ikarita, ni ikintu cyahindutse igice cy'igenamigambi ry'umutekano ku isi yose. Ariko ikibazo gikomeye kiracyari kimwe, ese isi itinya Korea ya Ruguru kubera imbaraga zayo, cyangwa ni ukubera ibyo itazi neza ku mbaraga zayo? Icyo ni ikibazo isi ikomeza kwibaza. Nanone ndagushimiye cyane wowe twabanye muri kino kiganiro, ngira ngo usabe niba utarakora subscribe uyikore, dukomeze tubane mu biganiro bigiye gukurikira. Sawa, ibihe byiza, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe.